nuko rero twabasabye baradukundira tubasaba ko iyo gahunda bagejeje muri Ngororero na Rutsiro natwe Rusizi bazaza baradukundira bayitubwiyeho ngira ngo baraza kubibabwiraho muri menshi. Ariko kandi nubwo twavuga ngo World Vision ije kutwereka iyi gahunda, ntabwo ari bo bazayikora, si bo bazayishyira mu bikorwa, ni abafatanyabikorwa, ariko toujours ni twebwe tubikora. Niyo mpamvu turi hano, abantu twese rero turi hano ni abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi tugomba kubungabunga ubuzima bw'abana muri rusange, bw'umuryango muri rusange, ariko no kurwanya imirire mibi n'igwingira. Ngira ngo twagiye tubibona ko imirire mibi n'igwingira ntabwo birwanwa gusa no kurya, ni ibintu navuga ngo biri cross cutting. Twagiye dusanga mu ngo zidafite amakimbirane usanga nta kibazo cy'igwingira cyangwa imirire mibi ubona ko gihari. Bivuze iki rero? Bivuze yuko turarenga kurya, tujye no mu bindi, tujye no mu mibanire myiza y'imiryango, tujye no kuganiriza imiryango, cyane cyane kubigisha kugira ngo ibyo nibikunda nibyo bizatuma iyi gahunda navuga ngo turi kuvuga ko ari izadufasha mu kurwanya imirire mibi cyangwa kurwanya igwingira ikunda. Ibindi bidakunze ntabwo izakunda. Ntabwo nashaka kuvuga it's not a magic ku buryo tuzaza badushyire gahunda hano ngo turwanye imirire mibi bite bikunda. Oya, dufite ibyo gukora, turaza kubiganiraho bamaze kwitubwira, ariko kandi vuba ndetse cyane. Muri DHS y'imyaka 5 ishize ngira ngo mwarabibonye buriya bugenzuzi bikorwa ku mirire mibi n'igwingira, mwarabibonye ko twamanutse. Twari turi mu yabanje ya 6, numva iyi yari ya 7, sibyo? Iya 7 twageze kuri 31%. Mu gihe ushize twari turi kuri 30.7. Urwego rw'igihugu bo bavuye kuri 33 muri DHS ishize ya 6, ubu ngubu baramanuka, ni ukuvuga ngo imirire mibi yaragabanutse ku rwego rw'igihugu tubagera kuri 27. Rusizi rero murumva ko nitwebwe mu yandi magambo nitwe twaba turi gusubiza igihugu inyuma. Niba igihugu muri rusange kiri kugabanya imirire mibi, twebwe tukazamuka, murumva ikintu cyose gishoboka dukwiye kugikora. Mu kurwanya igwingira dufite target y'igihugu ni 16, ariko namwe murumva turi kuri 31. Murumva atari mu rugendo se? Imirire mibi ngira ngo turi kuri 5% niba ntibeshye, ariko twakagombye kugera kuri 0.3 niba nti. Ikinyagwa kibi kinyagwa. Bene data bayobozi muteraniye hano, malnutrition cyangwa igwingira ry'abana, iki kibazo twitirirwa kituriho, kitugendaho, tubana nacyo, abana bacu bafite, kandi n'ejo kikaba kizabagiraho ingaruka tutakirwanyije. Tukomeze tukite ikinyagwa nk'uko yagihishaga kandi ari icyaha kandi cyakwirindwa ntibikabe. Ahubwo ngewe numva ko uyu ari umwanya mwiza wo kubyita izina ryabyo, tukavuga ngo tugendere hamwe. Dore ikibazo dufite ngiki tukakireba, dore umuzi wacyo nguyu tukawumenya. Twarangiza imbaraga nari mfite zo kurimbura uriya muzi ntizari zihagije, izo wari ufite zo kurimbura uriya muzi ntizari zihagije, iz'akarere iz'abandi bose batandukanye bari bafite zo kurimbura uriya muzi ntizari zihagije. Ariko noneho duhurize hamwe izo mbaraga, turimbura uriya muzi malnutrition n'igwingira, tuvuge ngo hehe nabyo tubijugunye hakurya. Niba bizajya hakurya yariye amazi badutwaye, niba bizajya hehe, ariko aho bizajya bizahajye, ariko bive mu Rwanda rwacu, bive muri Rusizi yacu, bive mu bana bacu. Ejo tuzabe dufite igihugu cyiza gitekanye, n'abana bafite competence and capacities zose basaba. Nashatse kujya mu mbereke aho byakoze. This time reka mbe mu magambo nge muri ntuza muri Rio, ngiye kuvuga gusa muri mu karere kamwe ka Rutsiro, murimo kukareba.
mu bana umwaka ushize izari data z'umwaka ushize abana bose bari under 5 ibihumbi 4,478 twari abascreeninze za kategori za malnutrition ya underweight dusangamo abakabakaba bingahe 12 na batatu. Hanyuma tubashyize muri gahunda y'iziko murabona uko byagenze ari quick rehabilitation na monitoring twakurikiranye umwaka wose murabona ko 11,153 bangana na kangahe 96% barakize bavande. Ubwo ntibakoze abo ntibazajya mu ijuru nukuri cyane. Forum nyinshi bisime akunze kuba zirimo zo ku rwego rw'intara, ariko twatwifuje ko umuntu wa Rutsiro ushinzwe NCD babita bake barabashinzwe NCD ku rwego rw'akarere ICD focal person mbese hano arahari ari muri forum yego yari kuza uwitwa Buduru ashinzwe n'urubyiruko ku rwego rw'intara niwe wari kuza twagize ibyago ntitwabona ngo abasobanurire neza uko babigezeho. Icyo gihe mwumva nyine mushize inyota, ariko mu nama itaha turimo gupresenta data za assessment tuzamuzana nituragira amahirwe tuzazana na bisimeya affaires sociale waho cyangwa mayor. They are willing to support abandi kugira ngo bababwire ko bishoboka, birashoboka rwose. Iyo rero nuvuga ngo ibi ntago ari quick rehabilitation gusa na monitoring babana twagiye tukabona rwose bakomeje kugorowinga neza, kandi babavyeyi bagumye ari bamwe. Icyahindutse ni iki? Icyahindutse ni iki? Yego na turiya turere tundi turimo gukorera mu turere sofa tune iyi program. Rutsiro niyo yabanje nibo binitiatinze iyi initiative, tuvamo Karongi irabishima izamo, tuvamo Ngororero irabishima izamo. Ubu muri Nord uturere twose twa Nord natwo twamaze kuduhamagara, ariko Burera yo twarayitangije. Burera ho ni na smart cyane. Burera afande Kabarebe niwe focal person waho, we yari yugira ati iki kibazo mu kigiri cyanjye. Inama zose nyakubahwa bisime yazijemo kugeza kuri loge kugeza no kuri monitoring araza. Amafoto turayafite, wenda sinzi kuri slide muraza kuyabona. He participates actively nka focal person. So namwe focal person, government focal person wa hano iyo mumweteresheje team ibona ko iri supported, kandi araza nabo baraza rwose bakadufasha kuko it is you know his excellency's priority, sibyo? Next. Aha rero ibi ni ibikorwa bigenda bitandukanye. Murabona ko uriya ni meya wa Rutsiro, nabo turabigisha tukabigisha gufata za miwake, nabo bakipi kwa ko nitugenda dutekinika. Hari jambo bitaga gutekinika twakunda gukoresha mu minsi yashize, na meya akamenya ibyo mwirwa muvuga ngo mufata miwake, reka nanjye mbyige mbimenye ndebe koko, akagenda koko agakontorora akareba ko akana koko muri miwake kameze neza, hanyuma n'ibindi bipimo byose arabizi. Na tool dukoresha yitwa pediatric database na yarayizi. Uriya ni former governor wa West, bari mu gikorwa none cyo kugira gute cyo gukora kwigisha abaturage gukora imirima y'imboga. Next. Ikindi rero kizamo gikomeye nabivuze ni enough campaign, aribwo bukangurambaga noneho bwo guhindura abantu. Ariko ubu dufite ambassador uriya ni Israel Mbonyi, afite urubyiruko twahoze tuvuga teenage pregnancies. Muri kimwe mu byo tugiye turimo dutekereza na Meje Prof nuko tugiye no kwamplifyinga uburyo buri digital, sibyo? Urubyiruko rwacu rurimo kuturenga, rurimo kwavansa nka biriya Frank yavugaga, barimo kuza muri ibintu by'inzaduka, sibyo? Icyo gihe rero bafite amatelefone, communication turaza kujya tuyicisha ahantu hose.
no ku ma message kuri za messageri kugira ngo harimo mu bushakashatsi barimo gukora ari abana bamwe batubwira ngo mubikoze ngo muhagaze ngo ntabwo inda yinzi ngo inda ntiyinjira ngo mubikoze muhagaze ngo inda ntiyinjira kandi imagine ngo cyangwa ngo umukobwa ngo nakujya hejuru urumva kandi ziriya nda akenshi mwibuke ko twabonye ko 33% ari abakobwa bameze gute bari sorry batari educated 33% by'abana bafata inda zitateganyijwe ni abatari educated. Noneho rero iyo umubwiye ngo najya ngo we nuryama ngo akajya hejuru ngo ntabwo indi mufata ashyira ngo nibyo tutimagine ngo cyangwa ngo nitubikora ngo amatara yaka ngo ntabwo ngo inda ngo ntabwo ifata ngo ubundi ngo babikora ngo hatabona ngo nitubikora habona ngo inda ntifata. Nizo miti zigiye ziri mu rubyiruko cyane runguru rutizi. So aba rero bambonyi n'abandi bose tuzadukoresha muri n'urunana turarukoresha bariya ni performance z'urunana tuzajya tubikoresha mu gukuraho izo miti ariko noneho turatanga na za message ku ma telefone y'urubyiruko kugira ngo ajye amenya ngo iki ngiki ni miti ntago ari byo barakubeshya sibyo. Next bya nabivuze ni findings za resulta za turere. Next hanyuma ntabwo nkuko nabivuze many times nyakubahwa Visi Meya murabona hari ingabo zirimo nashimye ko rwose muri campaign ba nyakubahwa ingabo zacu nabo bibari ku mutima aho turi hose gukora iyi approach ntago bajya bahamagara ngo banjye murabizi ko n'ubundi nabo nibibafashe ku mutima. Rero nta muntu n'umwe ufite itafari ashobora gutanga mu gukemura iki kibazo dusiga inyuma uruhare rwe araruzana ari private sector. Muri Rutsiro hari umugabo ukora ifu y'isambaza muramuzi uriya mugabo ni umuntu w'umugabo cyane. Uzi ko muri rehabilitation ya mbere yabanje ya supportinze ICD amaziko yose sibyo ku ifu y'isambaza kugira ngo haboneke ibikomoka ku matungo. Sinzi undi watanze amagi mu mirenge nk'itanu iyo azakoreshwa muri quick rehabilitation dukora iminsi 12 buri munsi hakaboneka igi. Iyo ni private sector. Ni ukuvuga ngo hano niba mutatumiyemo na private sector next time ntimuzabibagirwe. Hanyuma ndetse na abadonors batandukanye nka WFP, UNICEF, izi UN agencies zikorera mu turere dutandukanye next time nimubona nidutangiza ku mugaragaro ntimuzabibagirwe kuko baraza nko muri Rutsiro na Ngororero bamaje kubona success ya professional muganda ndavuga WFP, UNICEF na FAO na WHO bahise baduha a grant y'amezi 6 mupenzi warabizi yo kugira ngo basustaininge ibyo bintu byagezweho grant. Noneho ingo mbonezamikurire tuzigurira inkoko zose. Ubu ngubu ingo mbonezamikurire zaho zifite inkoko zitera amagi ku buryo abana nibura 2 mu cyumweru babona igi ryo kurya batendinga muri home based ECD n'ibindi bitandukanye. Wenda Yves nabona kanya araza kunkompleta. Icyo bivuze ni iki nuko uburyo butangiye n'abaparteneri babona icyo birimo gutanga baraboneka kandi bakagira gute bagatanga uruhare rwabo. Ni naho twahoze tuvuga ngo n'aba celebrities ntago tubasiga. Hanyuma hari abandi bantu mutazi ariko murabazi nka leadership irabazi abo twita influencers, social media influencers. Bano basore bantuza sorry
influencers bakora kuri za X, kuri zimbuga nkoranyambaga zitandukanye. Haruzwi cyane niba yitwa Tito ndumva, barafasha cyane mu gutransforma urubyiruko. Aba batipe bafite viewers barenga miliyoni 2 abajene barimo abakobwa bari mu kigero cy'ubwangavu. Icyo gihe rero baradufasha cyane. Abanyuma abapersonel banyuma ngiye gusorezaho naba batipe bicanga, nyamuna ni bampira amashyi. Nimwigire hejuru mu bapepere, ndavuga abana mwigire hejuru mu pepere aba bantu. Iyi ntego abangaba barimo kudufasha guhindura imyumvire y'ababyeyi babo. Ndababwiza ukuri, umwana yageze mu rugo bamuha ibiryo, babona bagiye kurya badakarabye, bakavuga bati ntabwo turya tudakarabye. Ubwo kuva uwo munsi iyo behavior ibihindutse, n'ibindi baraza kubyivugira. Hanyuma next akaniko navuga ngo sorejeho nyakubahwa Vice Mayor, dore way forward twifuza ko mwafata. Icya mbere, detection ya pregnancy. Muri profession muganda turifuza ko abajyanama b'ubuzima badufasha kugira gute muri Rusizi gupima inda at community level, gusuzuma inda, test de grossesse. Ni nkari gusa umudamu atangakanye. Nuvuga ngo umudamu niba amenye aketse kwa twite, imirongo iri ku santé turayizi. Umujyanama w'ubuzima amufashe kare, amurebere, hanyuma agire gute nasanga twite amuherekeze ku santé kugira ngo atangire MMS kare. Nayitangira kare, ubwo tuba turi mu gukemura cya kibazo cyo kuzabyara abana bari stunted. Turi kumwe? Aho byatangiye nko muri Nyagatare mu santé aho bita Ndama, abajyanama b'ubuzima aho barimo kwipima byavuye kuri starting, I mean sepe icyambere mu bamwisha inyoni 2 mukoresheje ibuye rimwe. Icyambere ya indicateur ya sepe ni we visit standard. Nyakubahwa Vice Mayor, wenda mu nama za coordination sinzi ukuntu baba batwitseho, ariko muzamugikemuye indirectement. 2 mutabizi mube murimo gukemura ikibazo cya starting muri abo bana barimo kuvuka ubu. 3 muzaba mukemuye n'ikibazo kijyanye no kwigisha umubyeyi ibijyanye n'imirire n'uwo mubyeyi nawe azagira ubuzima bwiza. Kumusa ari child mortality, ari n'amata no mortality, yose tube tubigiriye, tubi preventing at the same time dukoresheje umujyanama w'ubuzima. Nibikunda nimubishobora bizaba ari sawa. Aho byatangiye ndababwira ngo birimo gutanga umusaruro uri spectaculaire. Aba partenaire turimo gukorana nka AAA bo hari amasantu santé aho dukorera, amasantu santé yaho yose ibyo bipimo turabifite. Twabasabye ko iyo indicateur tuzayimejaringa kugira ngo contribution yacu tugiye gute dufatanya na leta igaragare, ariko mu buryo buri measurable kandi buri impactful. Kurwanya cya kibazo cy'inda ziterwa abangavu, nabitinzeho cyane. 3 number 3 ahubwo yakagombye kuba na number 1, male involvement. Abagabo nabo dufite module muri izi campaign tuzatubigisha y'uburyo ki umugabo agomba kugira uruhare mu mirire y'umwana we, hari mu buzima bw'umwana we, ntabwo ari imirire gusa. Hari n'igihe umwana akenera vaccine, aba agomba kujya gufata vaccine, hanyuma umubyeyi akaba arwaye, cyangwa se wenda nka Vice Mayor afite inama nk'ingiyi today, ugasanga umugabo ari mu rugo ntamujyanye kuri vaccine gufata urukingo. Just a simple kujyana umwana kwa muganga gusa ngo afate serivisi yagombye kubaho. Ibyo ni ukuvuga ngo hari ibintu abagabo tugomba kubigisha, ariko cyane bishingiye ku mirire. Icya kane, anyway
reka nere kubisoma byose mwabibonye. Nizya ngingo 10 no iya nyuma inakomeye ni joint monitoring evaluation, ariko tukongeraho na action ko twamonitorinze, ko twevariwe buri kwezi, ko tuzadukora inama, I mean buri gihembwe tukabona uko bihagaze. What is the action? Action nta yindi nuko abana tuzadusanga bari mu mirire mibi, tuzajya tuyita twongera tubibakuremo byihuse, biba ari ibintu biri cyclique. Ibivuze iki? Nta gusinzira. Ba nutritioniste, ba CHO, ba gitifu, ba titulaire, iki kibazo tukigira cyacu bizakunda, ndetse n'aba partners bagenzi bacu dukorana. Next. Indi. Next. Numwanzuro w'ibintu bitatu gusa. Umwanzuro uravuga ngo kugabanya stunting kugeza munsi ya 15 yo kwa bisimi cyangwa se igwingira by 2029. Ubwo ndavuga noneho ngizana rya His Excellency rya government mu muhigo wa His Excellency haya 2030 World Vision. Birashoboka mukurikije ibyo twabonye, murabona bidashoboka? Haleluya, birashoboka, biri doable. Ariko ugendeye kuri statistique twabonye 2015 2020 2025 turagenda nk'akanyama sicyo. Birasaba kugira gute? Birasaba kongera intambwe. Rero tugomba guhindura umuvuduko. Umuvuduko nta wundi ni biriya bintu byose tumaze kubona. Icya kabiri, ama intervention, ama approach akenewe hano nagira high impact. Tuve muri routine tujye muri new approaches zo kugira ngo twihutishe ibintu. Nitubikora gutyo bizakunda. Hanyuma abaturage ibintu babifate nk'ibyabo. Hanyuma abayobozi b'improving uburyo ki batagetinga abana bagomba kujya muri program. Ibyo tuzabaha ama tools ari appropriate kuburyo nta mwana n'umwe uzagicikanwa uvuye muri cohort y'imyaka 5 ajya avamo buri mezi 3. Turi new winger the cohort, kuko hari abavamo barengeje imyaka 5 hakaba nabinjiramo bavuye munsi y'amezi 3 bagiye mu mezi 6. Ainsi de suite. Icyo gihe bizajya bituma tumenya every time umwana mushya winjiyemo amezi ati. Icyanyuma hakenewe icyo twita sustained actions kugira ngo tumitinge the national goal. Mu magambo makeya nyakubahwa Bisime, ibyo nari mfite nuba byari ibyo navuze byinshi nk'iby'abagombozi. Ushobora kuba ntacyo mwafashe, ariko nitubona umwanya nimuzaduha umwanya urambuye, none icyo gihe ni technical team cyane dukorana nayo. Hanyuma ubundi abayobozi mukajya muza muri meeting nk'izi muza kureba ngo murimo gukora iki. Thank you. Ndabashimiye cyane rero, namwe mwihanganye tugakurikira izi presentation zari nyinshi. Reka rero twikomitinge, iyi gahunda yari nziza. Dusanga imirire mibi daterwa no kuba umuntu yariye nabi, ahubwo hari n'ikintu cy'uko abantu batakigirira umwanya abana cyangwa famiye. Dufite ikintu twagiye tugarukaho ngo involvement y'abagabo. Kiriya kintu kiri very key kubera ko niba Rusizi dufite za opportunities zose bavuze, tukadufite ibiryo, tukaba tweza, dukwiye kureba aho bipfira. Hari interventions nyinshi bagiye bavuga zagiye zitangwa na GEN, NCDA, World Vision, hari n'izindi zikiza Plan International, AE Rwanda, Nice Project. Ndanabashimiye mwese ko mwitabiriye. Izo intervention zose nizidufasha kurwanya imirire mibi. Yet
aho kugira ngo tuzamuke turamanuka. Hari ahandi rero tugomba kurebera. Muri men involvement dukwiye kumenya ikintu cyo gufatikanya n'abagore. Sharon, in this province we have the culture norm that unpaid care work responsibilities is mainly performed by women. Yeah, so they spend more time on unpaid care work. Hanyuma abagabo bagasigara nta kintu bari gukora wa mwana. They lose focus on children. Rero dukwiye kukimenya. Muri AA bagira program yitwa positive parenting cyangwa se uburere buboneye. Kiriya kintu iriya gahunda tuyikomeje yadufasha ariko ikintu cy'imirimo itishyurwa unpaid care work itishyurwa ikorwa n'abagore cyane, bakayikora umugabo ntamufashe, bituma n'abana bacu bajya mu mirire mibi kuko ntiyaboneye umwanya n'abagabo bajya mu bindi. Twigeze tujya mu nama n'aba vice mayors turi kwiga ku bintu bya gender equality n'iyo mirimo itishyurwa. Dusanga nyine ko abagore uretse not only in Western province ariko mu Rwanda, even in Africa, unpaid care work responsibilities are for women. Niko tubizi, nuko tubibona, abagabo n'abatware, ariko sibyo. Baratubwiye ngo nidufate impapuro buri wese yandike umugore abyuse, undi yandike umugabo abyuse. Impapuro zarebyire guhera saa yabyukira, baravuga ati wandike igihe abyukira umugore, wandike ibintu akora kugeza aryamye. Abagore impapuro twasabye izindi, abagabo tukajya tubona ni ibintu 3 ni 4. Ibindi harimo no kujya kuganira n'abagabo, sukubabeshya twagiye tubirangiza twese turi kurira. Turarira. Inama yari y'ababisi meyazi ntawe atarariraga kuko twageraga igihe tukajya gupresentinga, arabyutse afashe ihene, afashe abana, aratetse, umugabo bwenda aracyaryamye, mukanya gusanze mu murima. Ubwo mwibuke ko babana mu gihe ari mu bindi byose bari aho ngaha, bo mu cyaro ntibabategura, baritegura. Byari ibintu birebire, wava guhinga ugateka, wava guteka ukajya kuzitura ihene, wava kuzitura ihene. Ubwo ibyo ni ibyo tuzi. Hari na wa muntu ujya guhaha kwa Mutangana urangusa, ugenda saa 9 z'ijoro ahetse umwana, cyangwa hariya kuri Petite Colline, buriya nabo barangoye kare nta wamenya. Ubwo rero ibyo bintu byose akabikora n'umwana mu mugongo n'iki. Mureke dubwira abagabo badufashe. Biragoye kuri generation ko byakunda, ariko abari kuvuka ubu bizakunda. Namwe murarize se dukomeze. So rero tubwira abagabo. Noneho ikintu gikomeye gihari murabizi, ni mu gihe wa mugore akora combination y'ibyishyurwa n'ibitishyurwa. Gitifu ibyo bintu byose ukabikora, ukajya no gukora umurimo w'ubugitifu, kandi byose bigomba kuba okay. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Muri ibi bintu niba tudashyizemo abagabo ntabwo bizakunda. Reka rero tubingeginge, hanyuma ariko dukore gahunda zacu zindi. Contribution y'umubyeyi irakenewe. Ikintu kiza numvishe muri gahunda na appreciating the most. Icyambere nuko tuzabona imibare iriyo. Mu gihe twari turi mu nama zivuga kuri malnutrition, twagiye tubona abantu bavuga ngo bahagukizaga nk'akarere kabaye akanyuma, kakavuga ati ngewe muri MCH week nabaga meze neza pe, ibintu bimeze neza, duhagaze neza, data dufite dupresentinga buri gihe tukabona tumeze neza. DCSJ dusanga turi muri 40. Bivuze iki? Bivuze ko data tuba dufite abatarizo. Icyo ndacyishimira ko tugiye kugendera ku makuru ariyo. Icya kabiri ni ukumaneginga quantity umwana akeneye, quality and quantity. Turasangrame nanjye nigeze mbibaza nayisigira ngo barabizi, ndi kubabwa nti ibi bisahani babyuzuye umuceri ugera ahangaha, kuki mutabigabanya? Mbona bivugaga ntari mu specialist muri icyo kintu, ariko byibura bazajya badupimira duke twiza.
binatuma ya contribution y'umubyeyi bamusabaga igitoki cyose niba mutuma amabere abiri y'ibitoki cyangwa agaceri kangana gutya cyangwa udushyimbo ntibizamubera burden, bizamworohera kubizana. Nicyo ntahanye, ibindi byose ni ugufatanya ni professional umuganda tukabigendamo, bazagenda babibigisha technically. Ndashimira cyane rero Sharon yagarutse kuri gahunda dufite tugomba kubyaza umusaruro. Yatubwiye ikintu cyitwa professional na kumuganda dufite mu gihugu cyacu tabahana tuwukoreshe. Hari n'ibindi wenda tazi initiatives nyinshi, inteko z'abaturage, imigoroba y'umuryango, byose tubikoreshe. Akakubwira school feeding nitwe tuyifite, ariko none asoreza ku kantu keza kitwa ngo umuturage ku isonga, akantu kuko polisi yose ya leta ishingira ku muturage. Arongera arababwira ngo mwabantu mwe mujye mugenda mubyishimiye, mufite umuyobozi ubakunda. Niba ibintu babivuzwe n'undi muntu uvuye hanze, biba bivuze ko barabibona. Ubwo rero mureke dukoresha ayo mahirwe, dukoreshe izi gahunda tuba tubonye n'izindi dufite zigenda ziri ongoing, hanyuma tuvana abana mu mirire mibi. Ikindi nashimangira nyuma y'uko nsoza, dukeneye sustainability y'ibi bintu abantu badufasha, kuko uyu munsi World Vision iyi project izagera igihe phasing out. Tugomba kugira sustainability y'iyi gahunda badusigiye, ku buryo abana bavuye mu mirire mibi batazasubiramo cyangwa se ngo abandi bajyemo. Reka rero mbashimire, navuga ibintu byinshi nkurikije ibiganiro mwaduhaye, ariko iby'ingenzi numva byabaye covered, kandi ugikurikiye no kujya kubishyira mu bikorwa. Turasaba ba ES ko mutegura technical meeting ku rwego rw'imirenge, mugatumira cyane abantu bo kuri centre de santé, kuko nibo bafite imibare uyu munsi tugenderaho, ni nabo bitabiriye iyi nama. Hanyuma tunabwire na baba staff babikurikirana umunsi ku munsi, ku buryo technical team ya World Vision izaza turi ready. Tugire n'igihe cyo kwicara byonyine by'umwihariko tuganire ku mwana w'umunyarwanda mu buryo twagabanya biriya bipimo. Ariyo gahunda gusa twicaye ariyo nama.